Ngenda kumanga ubuseburanye. Oya reka tu. Aya. Ubona sheri. Ene tutubona. Oya, njya gushika. Kuramishaka. Kamishaka. Bora sheri wanje. No, ese show. Se kumbuye kweli. Shana gubirukanye kandi ndagukumbuye kandi nshaka ko tubona neza. Nini wembwira aho tubonanira nyine ke basi nzi papa nawe hari nyange nagiye ku ruhande kumbanze nkuvugisha urabizi ko pera gigiye. Tipo. Uri gukora iki hano? Narindi kwahira. Mana yanjye. Umuntu muri kuvugana twavuganye guki? Nende gufata akazuba numvaga imbehe nyeshe. Nende gufata akazuba kandi era mu rugo nawe nakazuba. Kuzi ko mfite abahungu gusa ro mukobwa mfite wenyine. Nkaba nsanze kuvugana n'abahungu ngo bimeze gute? Naga ari umuhungu papa. Urabizi ko nge ntavugisha abahungu. Sikuneye ubwoba. Naga ari abahungu papa. Nge nago njya mvugisha abahungu. Vugisha abasaza banjye gusa. Umuntu ari kubya ngo waramubuze se ngo uramukumbiye nini? Ni umushito wanjye w'umukobwa ngira ngo azansure, yazansure mu rugo. Ninkufata uri gusambana. N'abahungu uzambwira ngo iki? Papa nge nago nzaguca mu rugo rwanjye. Nago urabizi ko ibyo bintu ntabikora pe nago nabikora ibyo bintu. Ngiye gukora uko nshoboye kose. Kandi nimbigufatiramo uzahora n'ibibazo. Papa nuko nago nabikora urabizi. Ni umukobwa nende guhamaga mugenda mukumbuye twiganye basi azaze kunsura nta kindi pe. Niko kuri? Niko kuri. Rukunera ubwoba. Urabizi ko abahungu mfite n'abahungu gusa no mukobwa mfite wenyine. Uzambabarire witonde wirinde abahungu. Papa niko kuri. Kuko umuryango wanjye wabukoye isoni kuko abahungu nibaye bahita bagutera inda. Urabyumva? Urabinyemerera? Ndabikwemereye. Ni umukobwa twa turi kuvugana. Ngiye gushaho ingenza ningufata uzahora n'ibibazo. Kandi ubyumve. Nta kibazo. Uratashye? Ne urabona ndi waruza aho ndi gutaha. Nyine pa natetse. Nubwo wagenda ukarya n'amazi nashyushye ko gukaryama nta kibazo. Ngiye nkaba ndi kota akazuba anga ndumva. Bimeze nk'umuntu urwaye. Urarwaye? Sawa. Iyo byahiye nta kibazo. N'ihene naziziritse ziri kurisha neza. Sawa urakoze. Yego mukobwa wanjye. Umbase. Papa yabikajije byasana. Umbase ngibo. Nizere ko cya papa wawe amaje kugiciga. Singira usagiye. Ego ahubwo yarambonye mbere ijisho gutya. Noneho wowe umva ikintu gikorera yarambonye wakimye kandi urabizi yuko sheri wanjye rwose papa wanjye ubona ko abigiza cyane guta umukobwa. Ahubwo wowe mbwira ndurira no kuri ndagukumbuye kandi urabizi. Kurya kabari. Banguka. Hano ndimo ndanywa akantu. Ngwino ntabwo naguramo nka bitatu. Akugura nko peti butatu kinywera. Oh wow, okay baby, sawa. Ndaje magusange nundi ndamubwiye nagenda ryana. Kuko rwose ndabizi ko hari ibyo kashize nk'amasaha 5 kandi tuba twahuye. Sawa ihute. Sawa naribi. Sawa ndaje.
ndahageze ariko mva ndamujijishije kuko nubwo nagenda ryeyoga ryamye papa ubu cyanasinziriye nasinzira kamubwire papa ibyo dukora byose wanjye ni umuganga ubu ngo ashobora kuba ngo yasinziriye shaka byihorera zavura ashobora kuba yasinziriye umuganga yabwiriye papa wanjye ko mwizera ni muganga kuko kugira atari inshinge kwa muganga oya avura buri byose avura ibiki avura ibyananiranye byose ngaho ama infection ngaho uwibwe ugaruzwa ibyawe uno umupfumu nabyumvise nari umupfumu w'umuganga ibyo n'ibindi bijya mbere nuko nakubonye kandi tugiye kwishima uretse ariko ubundi Silver wangariye Silver si hano Silver bahaba Silver wa Silver mana yanjye ubwo igihe cyose twaguhamagariye wazashatse undi niyo nabikora ngiye kukubaza ubucuruzi ubundi urabizi wowe usibye nagereye iyo umukiriya yinjiye ukabona ko aje kureba umuntu uhita uza kure wamubwira ukamubaza icyo ashaka okay nzana peti mitsingi bangukana manze nyigotomene zari ishyushye iyo shinge nakubwiraga nise wagize hano ryari nahageze none ngiye gatangiye no kongeraho kuko nahageze mu masaha ine none dore tugeze saa cyenda yego ko imana mva reka mubwire ko yego ndabona wana nakize muri kaminuza yawe akuna nkunda nta mukobwa usa nawe kuri bose sibyo nuko tubikora cyangwa batwishe papa wanjye ngenda muti uziko niyo nsomanya leta bimenya ati mwana wanjye wasomanye umunsi kandi abimbwira buhoro kandi yiryamiye ijisho rye riba rireba arabimenya se n'Imana hoye ntabwo ari Imana kuko n'umwana w'Imana nyine yohereje ni akazi papa afite epfo no ibyo ntibyambuza kukwakwanya nasubo nazadufata ko nabi nyine njye nakubwiraga papa wanjye akazi genda namutiye ari mu rugozi izo stress za papa wawe zinkure tuganire ku rukundo rwacu sheri ariko si ubwiza urasana n'iki nishimize ute n'abana nanjye noneho asiko muratsabe cyane none sisi kema cyangwa usigaye wisiga akamukesha oya sha ni kema pe ahubwo si papa akaba atanashaka yuko muvugisha niyo mpamvu iyo ngiye kugikara uhita umvugisha nkahita mba inzobe shani njye wahiseho sibyo uri ikizubazuba ikiparisho gasho abamusire biraza n'inzoga vuba bara rero nguye ma ihora ndayifungura ushatse wakwisubirayo kandi mwari mukoze sawa Yute twiganirire sha tumva mu bagabo rwacu sheri cheers cheers bro harjana yabasinzwe ngo ari mu wasinze mbye kumyana ngo yasinze cyagiye mba Tanzania nabibonye ku Tanzania kurira gukora kuri bagira asheri isinda igwamagaye hagariyo uva twamenya ese mukobwa bose nese mbutayahuza umukobwa no wahehe uzancinyo iki ngiki ni igikozi cyo kimfurira imyenda murere idutesha igihe cyacu none se ndimukurusha ni fresh kabisa ariko iyo nzoga y'umwe vuba wakuzanira n'izindi ubundi niwe wanjye amafaranga arahisha araryoshye ubundi wowe n'inzoga muraryoshye muraryohera pe sana none bizuho ukuntu ndyohera nkano kabyeri kararyoshye nawe nese buza kuri safari ryaje hanyuma y'icyumweru n'igice nubwo uzasubira uzanzanira hagati suko kuzanira se Shanete ya zahabu n'akandi ngira kandi ngeze ko mbwira kaka nizwe ngo uzanzanira ntiwazanzanira ati rwa rukweto nuza ajya yambara Nicki Minaj urwanda rwa Nicki Minaj ati uzakanzanira byihuse ubundi niwe wanjye papa nukwita mubwira ngo nagurishije iyo sibyo yizane zo mu rugo nazigurishije ndabura no se bura ntagazayimenya nikurega ndamuti ashaka kunya kanyihorera wowe ufite ijisho rireba kure oya ntukajya muti he ntari bitwinywera naho ubundi sheri
ubundi na inywa vuba cyagera amasaha atugenda yari mfasha buze gato amasaha mari cyagera mfasha avuye mu kazi none se sheri umva se harya umuntu yamagi arimo aramuna inzoga cyane n'undi gishiri seriveri sha seriveri cyangwa hoya ako ntacyamati bazane isambusa isambusa nayo yaba ari fresh seriveri none se ubu kwifuza cyo bw'iki ko ntabwo nari nagutumye numvishe ubuno nta kintu yavuze isambusa gusa amafaranga aba yashize nta kibazo ndarusubizayo gusubizayo wayawe gusubiza nanone icyaka nacyo cyambanye icyorezo kandi sheri ugomba kuba wishimye kuko ufite sheri mwiza wo kubona nicyo ndi kukubwira ngewe kubanjye nanyemerera none urambira urashaka ko nawe urya kurya ni ibya mbere ntabwo wagira pressure utarya uzi ko na papa bihutira none wani ngo amashaka none ko nanawe inzoga mva ndanje ntabwo abikunda ubwo rero kuzava pasiteri bitafata inurusu ushobora gufata inurusu ugaherekeza se kugira ngo umuntu kutakota kugendaho hano mbabarira ariho nyanyica namutsiza tujya vuba byose ariko tujya vuba nawe ngiye kugusamura mbanze ngire intuzi uri kurya cyane amasaha arimo aragenda ntabwo ntagaburiye ubundi wowe ngereza amakuru n'amacupa y'icyayi cyane amacupa shishiriye rero ubwo tugende papa twigerera barusaza rudakanguka tutararangiza akazi namusaza ako noneho ndabona n'imbaraga waziguze haguruka umunyagwara twihute ubwo uragerayo urageraho ko mbona wanegekaye nuramuka ukoze biriya ndahita nzuba utangwisha nanjye nisinde none urashaka kuba we mfata hakoze mfata neza ngenda kumanga ubuseburanye ubuye reka ubona sheri ene tutubona oya njya gusura kamisa hone sanje ndava n'abantu bahari wa kubukura mifaranga kura Debo ubusi ngufashe papa waturutse nakubwiye ngo iki ko nujya mu bintu by'ubusambanyi nzahita ngufata sinabikubye ko nzagufata